moto za sipiro zimaze guca ibintu hano mu mujyi wa Kigali, dore yuko abazitwara basobanura yuko izi moto zitagira feri, ariyo mpamvu bakunze gukora impanuka zikunze kubera mu muhanda. Abamotari batwara zino moto za sipiro bagaragaza yuko iyi moto utafata feri ngo ihite ifatira rimwe, ahubwo iyo moto ya sipiro ushobora gufata feri ikava muri metero imwe igahagarara igeze muri metero ebyiri. Bisobanura yuko rero izi moto za sipiro nta feri zigira. Ubuyobozi bwa kampanyi ya sipiro busobanura yuko izi moto zabo zifite feri, kandi feri ifata cyane, dore yuko batangaje yuko impamvu abamotari bakunze gukora impanuka nuko batazi gukoresha imoto, bityo rero hakaba hashyizweho uburyo bwo kuzajya bahugura abamotari bagiye guhabwa zino moto za sipiro kugira ngo bazitware banirinde impanuka ibera mu muhanda. Basobanura yuko izi moto za sipiro ntabwo zikeneye umuvuduko wa 150 cyangwa ya 200. Izi moto za sipiro zikeneye umuvuduko wa 60 kuva muri izi moto za sipiro zikeneye umuvuduko wa 60-80. Ubuyobozi bwa kampanyi sipiro busobanura yuko izi moto zifite feri zuzuye, ahubwo basobanura yuko izi moto abakunze kuzitwara badakunze kuzikurikirana ngo barebe nimba amavuta ya feri yashijemo bongere mandi, dore yuko ubuyobozi sipiro busobanura yuko umuntu wese uzajya ugurira moto hano muri kampanyi yabo bazajya bamuhugura ndetse bakamwigisha uburyo ki izi moto zitwabwa. Ni mu gihe abagana ino kampanyi cyangwa abagana sipiro bagiye kwaka imoto bavuga yuko iyo bahageze babasobanurira uburyo ki zino moto zikora, nabo bakazitwara bitewe n'uko babasobanuriye, dore yuko abagana izi moto za sipiro bazitega, ndavuga abagenzi batega zino moto za sipiro, ni mu gihe iyi moto bayitega bafite ubwoba bwinshi cyane, bavuga yuko iri bubakubite hasi. Bityo rero bigatuma abatwara abantu n'ibintu kuri sipiro bagaragaza yuko abakiriya bagabanutse bitewe n'uko zino moto za sipiro bazishebeje. Ese koko birakwiye? Ese koko izi moto za sipiro zifite feri? Ese ubuyobozi bwa sipiro ko bwatangaje yuko izi moto zikeneye abantu batazirukasa, abantu bagendera ku muvuduko wa 80-60? Ese nibyo? Guma hamwe n'izi minota yawe mikenya kugira ngo ngusobanurire. Nimba ariko bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Nge mugiye kubana mwana makuru, nitwa Kidasamara, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka amakuru yacu tuyatangiriye ku batwara abantu n'ibintu hano mu mujyi wa Kigali bakoresheje moto. Kampanyi sipiro isobanura yuko izi moto za sipiro zifite feri kandi imeze neza. Abatwara sipiro basobanura yuko impamvu bakora impanuka iyi moto ya sipiro nta feri igira, bavuga yuko afatira feri muri metero imwe igafata igeze muri metero ebyiri, aho ubuyobozi bwa sipiro buvuga yuko abatwara zino moto badakunze kureba nimba ko amavuta ya feri yashijemo, ahubwo ari ukuza burira moto bagenda batacekinze. Bityo rero ikibazo kikaba ari icy'abazitwara, ikibazo kikaba atari moto. Ubuyobozi bwa sipiro bwatangaje yuko umuntu wese uzajya ugurira moto muri sipiro bazajya bamwigisha uburyo ki azajya yitwara, uburyo ki azajya yikontorora kugira ngo yirinde impanuka zikunze kubera mu muhanda. Ni mu gihe abazitwara bavuga yuko bazihaye bagenzi babo bakazigarura nabo bahita bazijyaho ntibite kureba ku mavuta. Ibi ngibi rero bikaba atari amakosa ya kampanyi, ahubwo ari amakosa y'abazitwara. Bino byatumye abagana cyangwa abagenzi cyangwa abatega zino moto za sipiro bavuga yuko abamotari nibo bari mu ikosa, aho bahagurutsa imoto zabo batabanje gucekinga yuko zifite amavuta. Bityo rero abatwara abantu n'ibintu, ndavuga abamotari, batangaza yuko impamvu izi moto zabo zidafata feri ari ikibazo kontorori tekinike. Bavuga yuko izi moto baba bazitayeho cyane bagashyiramo amavuta ya feri, ndetse ahubwo ikibazo bafite ni kimwe, ngo bafata feri muri metero imwe, feri igafata muri metero ebyiri. Ibi ntabwo bishoboka. Ibi ngibi bishoboka iyo uri kwirukanka. Bivuze ngo ibi ngibi bishoboka iyo uri kwirukanka cyane. Ntabwo ushobora gufatira feri muri metero ngo ifatire muri ebyiri. Ibi ngibi koko nanjye nabirebye nibwo nagerageje gutega moto ya sipiro ndi kujya mu mujyi. Izi moto za sipiro zifite feri n'indi y'ubuntu, ahubwo abazitwara nibo bafite ikibazo.
moto za Sipiro zikomeje guca ibintu hano mu mujyi wa Kigali, dore yuko abazitwara basobanura yuko impamvu bakora impanuka izi moto zitagira feri, basobanura yuko bafata feri muri metero imwe igafatira muri metero ebyiri. Ibi ngibi bigatuma bakora impanuka zitunguranye zikunze kubera mu mihanda, aho zino moto zica bamwe abandi bagakomereka. Ubuyobozi bwa kampanyi ya Sipiro busobanura yuko izi moto za Sipiro zifite feri, ahubwo ikibazo ari abazitwara, bityo batangije gahunda y'abantu bazajya bahabwa zino moto za Sipiro ko bazajya babanza bagahugurwa. Bavuga yuko izi moto za Sipiro zidakeneye umuvuduko wa 200 cyangwa umuvuduko w'180. Izi moto za Sipiro zikeneye umuvuduko wa 60-80, aho bavuga yuko iyi moto uramutse uyitwaye ku muvuduko wa 200 utafata feri ngo bikunde, ushaka gufata feri ikifunga, ahubwo ugasanga uhaburiye ubuzima. Bityo rero umuntu wese uzajya ugura moto bazajya bamuhugura, bamwereke n'uburyo ayitwara. Abamotari ibi ngibi ntago babyumvise neza, bagaragaza yuko izi moto za Sipiro zitagira feri, kandi si ubwa mbere, si n'ubwa kabiri, si n'ubwa gatatu zino moto zibuze feri. Dore yuko iki kibazo bagitanze izi moto ntibazikosore, dore yuko ubuyobozi bwa Sipiro bugaragaza yuko izi moto zakosohotse kandi zujuje ibisabwa, kandi ikindi feri zirazifite.